ikintu cyantangaje yigeze gupostinga avuga ko arwaye ndavuga umwana wanjye yarwaye ndamwandikira ahita anyohereza audio ngo ndarwaye ngo ndarembye ngo bampimye ngo basanga ngo nshobora no kurwara impyiko ngo ibiki ngo mami ngo meze nabi cyane ngo ku buryo numva nataye umutwe biranambabaza cyane ndahangayika noneho mpita mubwira ni niyihe nimero yawe ukoresha kuri mobile money uribuka nkohereza ifoto yanjye nambaye ipantaro gutyo ukambaza ngo ahantu uri ni he nkahita nkubwira ariko iyi foto yanjye urayizi impamvu nabikubajije ni uko nari nzi ko nayoherereje Miki wenda Miki akaba yayikwereka kugira ngo wumve ko ntanakubeshya umbwire nkoherereze n'akawudiyo wanyoherereje maze kohereza ayo mafaranga ntabwo ari menshi noneho ikintu cyantangaje ni iki gitumye nkubwira bino bintu yanyoherereje akantu k'irangamuntu n'ubu ndacyagafite kubera ukuntu nagiye mubaza ukuntu ameze niba yarorohewe n'ibiki byose uzi ikintu yankoreye yahise amboroka reje ntabwo uri umusore mubi wabona n'undi mukundana abakobwa i Kigali baruzuye ni benshi ariko afite ikintu cyo kwihenura mbese yigira nk'umuntu wagezeyo kandi aracyari indushyi yigira nk'umuntu wa Slim Jesus. How are you doing? Ndizera ko meze neza nanjye meze neza ndashima Imana. Regis bibaye ngombwa ko nkorereza iyi audio. Hari ikiganiro nabonye kwa Irene, uriya mu girlfriend wawe ari kumwe n'umumama mama Nick, bagiranye ikiganiro numva avuga asa nkaho mwatandukanye, gusa icyo ntabwo ari cyo nashakaga kuvugaho cyane kuko ntabwo nzi niba ari byo cyangwa niba atari byo I don't know, ariko hari ikintu nshaka kubivugaho. Regis ntakubeshye buriya nakumenye kubera Miki, kubera ibiganiro mwakoranaga, kubera ukuntu wamufashije byankoze ku mutima cyane. Nyine nahise ntekereza nanjye ukuntu umugabo mbana nawe yankunze kandi mfite umwana, noneho mpuza na story ye ndeba ukuntu wamufashije binkora ku mutima. Miki ndamwaprocinga, mbona nimero ye ndamwaprocinga, ndamwandikira ndamwibwira, maze kumwibwira aranyakira arambwira ngo uyu ngo wamba barenga ukanyohereza agafoto kawe ndakamwoherereza. Buriya afite urukundo rwagutse, mwoherereza agafoto akajya anyita mama, afite ukuntu agira urukundo rwagutse ubundi akanubaha. Singiye kukubeshya, maze kumwohereza iyo foto yahise anayipostinga, yahise ayishyira kuri status, nuko tukajya tuvugana ananyita mama rwose, nkabona biraryoshye, nkabona ni umukobwa wanjye, mbese nkabona nyine ni umuntu wo kuba hafi nyine, kubera ukuntu nakurikiye story ye y'ukuntu nyine afunze n'ibiki byose, uza mu buzima bwe uramufasha, numva nyine ari umwana umuntu yaba hafi rwose pe. Njye nakumenye kubera Miki rwose, ntabwo nakubeshya, buriya nta nubwo nari nkuzi na filime zawe ntabwo nari nzizi, nazimenye uri kumwe n'uriya mukobwa. Njye buriya nkumenye vuba pe. Noneho ikintu cyantangaje ni iki, aricyo kintu nshaka kuvugaho, ibyo uko mwahuye, uko mwamenyanye, uburyo mubanye rwose urabizi, sinjye nabikubaza simashaka no kubiginjiramo, nta nubwo ari na ngombwa. Njye ngufata nka best friend, nkagufata nka brother wanjye, mbese numva wagira ubuzima bwiza ukabaho neza, mbese nkwifuriza ibyiza. So noneho ikintu cyantangaje yigeze gupostinga avuga ko arwaye
ndavuga umwana wanjye yarwaye ndamwandikira ahita anyohereza odiyo ngo ndarwaye ngo ndarembye ngo bampimye ngo basanga ngo nshobora no kurwara impyiko ngo ibiki ngo mami ngo meze nabi cyane ngo ku buryo numva nataye umutwe biranambabaza cyane ndahangayika noneho mpita mubwira ni niyihe nimero yawe ukoresha kuri mobile money ahita anyoherereza nako kantuze ndagafite kugira ngo umenye ko ibintu nkubwira ntakubeshya kandi njye ntabwo nakubeshya urabizi ko njyewe mba open bino bintu nari naranze kubikubwira ariko numva wenda atari ngombwa ariko mbikubwiye kubera ikiganiro yakoze nicyo kintu gitumye mbivuga ngira ngo hari nta nubwo wari uzi ko tunaziranye nuko uribuka nkoherereza ifoto yanjye nambaye ipantaro gutyo ukambaza ngo ahantu uri ni he nkahita nkubwira ariko iyi foto yanjye urayizi impamvu nabikubajije ni uko nari nzi ko nayoherereje Miki wenda Miki akaba yayikwereka kugira ngo wumve ko ntanakubeshya umbwire nkoherereze n'akawudiyo wanyoherereje maze kohereza ayo mafaranga ntabwo ari menshi mu Rwanda hari abantu benshi bababaye niyo wamwoherereza 5,000 ubu mukoreye hari abantu benshi bababaye ubu nazi wenda ari n'abavandimwe bawe cyangwa se ari n'abantu mugira icyo mupfana barahari kuba umuntu yigomwa akakohereza amafaranga niyo yaba ari ibyo 10,000 cyangwa ibyo 20,000 ujye ubiha agaciro noneho ikintu cyantangaje ni iki gitumye nkubwira bino bintu yanyoherereje akantu k'irangamuntu n'ubu ndacyagafite akoresha kuri mobile money narindi no mu kazi biba ngombwa ko mpagarika akazi ndagenda nicara ahantu kohereza amafaranga n'ibintu bitwara umwanya cyane cyane iyo ari ubwa mbere woherereje umuntu hari ibintu ugomba kuzuza n'ibiki byose kuri the limit mbona ko ibintu biri trezirija ndavuga nti reka si menshi ariko ashobora no kuyagura ayo mata ashobora kuyongera kuri fagitire wenda bari bumuce ibintu nk'ibyo amafaranga niyo yaba ari 1,000 nta munyagara w'amafaranga ubaho nuko ndayohereza nuko maze kuyohereza ni ukuvuga ngo yari yanyohereje akantu k'akavidewo aryamye twa tuvidewo duhita tunavaho maze kuyohereza mbona tukajya tuvugana nkamubaza uko ameze ese warorohewe kubera ko yari yambwiye ibintu bitebwa yambwira ngo nshobora no kurwara impyiko ngo bapimye ngo babona ko nshobora no kurwara impyiko ndavuga nti Imana yanjye uyu mwana ungana gutyo ugiye kurwara impyiko mukabyara mwe ni rwose n'iki gikombe kimurenge rwose akiri numva rwose biranampangayikishije kubera ko nari namukunze pe buri uriya mwana w'umukobwa nari namukunze biteye n'ubwoba noneho ikintu cyantangaje niki kubera ukuntu nagiye mubaza ukuntu ameze niba yarorohewe n'ibiki byose uzi ikintu yankoreye yahise amboroka njyewe ibi bintu mbifitiye na fagite pe ntabwo ari ibintu mpimbye nta nubwo urabizi ko njyewe nakubwiye ko njye ndi open yahise amboroka shabira nantungura cyane ndavuga se uyu mwana w'umukobwa amborokeye iki ni ukubera amafaranga make namuhaye ni ukubera iki noneho ikintu nkubwiriye bino bintu uyu mwana w'umukobwa njye maze simukurikira cyane kubera n'icyo kintu yakoze ariko afite ikintu cyo kwihenura cyane narabe se waramborotse arareba agasanga wenda nta kindi kibazo azagira ku buryo yankenera byarantunguye pe ariko mbikubwiye kubera nabonye ikiganiro yakoze numva biranambabaje ndavuga ni Imana yanjye uyu mwana uyu mugore ukuntu Regis yamufashije nubwo wenda hari ibyo wenda mutumvikanyeho ntago mbizi sinshaka no kubyinjiramo pe oya ntago nshaka no kubyinjiramo niba wenda hari ibyo mutumvikanyeho niba hari ibiki I don't know wenda ushatse kubimbwira nabyo nta kibazo ariko utashatse no kubimbwira nabyo nta kibazo ariko afite ikintu cyo kwihenura mbese yigira nk'umuntu wagezeyo kandi aracyari indushyi yigira nk'umuntu wagezeyo nyine wageze yajya kandi aracyafite byinshi byo gukora
aracyafite byinshi byo gukora pe. Ya afite ikintu cyo kwihenura pe. Njye nabonye ikiganiro yakoze ndavuga ni ni wawu. Rwose pe ngewe reka nkubwize ukuri buriya njye nanakwaporochinze kubera naravuze se uyu muntu ko mbona afite umutima nk'uw'umugabo wanjye neza. Nanjye umugabo wanjye yankunze nta kintu nta kintu wenda nari mfite ubwiza kuko kera nari mwiza cyane. Ubwiza bwo nari mufite pe, nari umugore mwiza, nigeze no kuba mwiza cyane muri uwo mujyi, ariko nabaye mwiza cyane ari uko maze kwinjira mu buzima bwe, ari uko tumaze gukora ubukwe amaze kunshyira mu rugo, mu bundi mbigitangaza. Buriya rero abantu b'abagabo bafite ukuntu basetsa, iyo babonye hari umuntu muri kumwe nibwo baza biruka, urumva. Ariko numvise rwose ibi bintu ntabyihererana. Njyewe urabizi ko njyewe ndi openi, iyo numva nta bintu byo guca ku ruhande, nta bintu by'iki. Wenda ushobora no kuba utari uzi ko uriya mugore tuziranye, ntabwo mbizi, ushobora kuba utari unabizi, ariko ndakubwiye ngo turaziranye. ni njye wamwaporochinze ndamwandikira kubera inkuru ze nari nabonye kuri YouTube. Noneho buriya nawe nakwandikiye kubera ukuntu wamufashije, nanakumenye kubera we. Ariko njye nabonye ikiganiro yakoze umva sinjye ndangiza ikiganiro kubera ko uyu munsi ni muri wikendi, niriwe mu rugo, nabyutse nkora amasuku ndateka, ariko iki kiganiro nakirebye ndakirangiza. Rwose niyo mwagira ibyo mupfa ntabwo afite ukuntu yihenura, kandi aracyafite urugendo rurerure pe muri ubu buzima. Rwose aracyari indushyi, nashaka ashyira umupira hasi. Ibyanyu ntabwo mbizi, nta nubwo nshaka no kubyinjiramo pe. Mufite uburyo mwibanira, nanjye dufite uburyo tuziranye, ariko icyo kintu numvaga nshaka kukikubwira. Afite ukuntu yihenura njye mwoherereza amafaranga, narangiza mubajije amakuru narangiza mboroke. Oh my goodness, nahise mvuga ntiharahiye kabisa. Nta nubwo byambabaje cyane, ariko nta nubwo wari unabizi, ariko bibaye ngombwa ko mbikubwira. Komera rwose, ukomere, niba ari nabyo vrema pole sana. Mufite uko mwamenyanye, mufite uko mwahuye, mufite uburyo mubana, ariko niba ari nabyo ukomere rwose, ukomere Regis, ukomere cyane. Bibaye ngombwa ko mvuga ibintu byinshi, ariko rwose amusosori ngusabye n'imbabazi. Ariko uriya mugore rwose aracyafite urugendo rurerure, nashake rwose nawe mwifuriza iterambere pe, azatera imbere, azagere no kuri byinshi, ariko agabanya ibintu byo kwiyemera, kuko ntaharagera. Njyewe naravuze se buriya Mana nyagasani, buriya mburotse, mbese nibajije ikintu cyatumye mboroka, numva kiranyobera pe. Ariko ndavuga ntoke ntibibaho, ntibura se yazagira ikindi kibazo akankenera koko, ni kuri byo bishoboka. Uzi ikibazo kirimo se, ni ugufata ubuzima bwawe wabayeho bwose ukabushyira kuri social media, warangiza ukigira ibintu nka biriya. Nicyo kintu kibabaje. Yagezeho avuga ko babaga no mu nzu y'ibyondo, wavuga ibiki. Ndumva ubuzima bwe bwose buri kuri YouTube kabisa. Njyewe ni nacyo kintu cyatumye mukurikirana, numva nshaka ko tunamenyana, kuko pe yahuye n'ubuzima bubabaje rwose. Yahuye n'ubuzima bubabaje ku buryo wabonaga ari n'umuntu ukenewe gufashwa, ariko
sinzi niba ajya yicara akibaza ko ubuzima bwe bwose buri kuri social media. Sinzi niba ajya abitekereza. Hari ikindi kintu rero maze kubona, uriya mudamu afite mbona afite ikintu kimeze nk'ihungabana. Reba ubuzima mwagiranye buri kuri social media, ni ku mbuga nkoranyambaga nyine. Reba ubuzima mwabanyemo, reba amagambo yavugaga, urebe ibiki byose. Ati warakoze kuza mu buzima bwanjye, wagize gute. Nuko yarangiza agakora ikiganiro nka kiriya, ariko sha reka nkubwize ukuri, social media ntabwo ari ikintu ushobora kuza nabi ukazayivaho nabi, cyangwa se ukanakomeza. Rwose sinzi niba ibyo bintu ajya bitekereza. Sinzi niba ajya bitekereza ibyo bintu rwose. Ufashe ubuzima bwawe bwose ubushyize ku mbuga nkoranyambaga, uraje urimo urigira ngo iki ngo oh my goodness. Ngewe rero mbona afite ihungabana, afite akantu kameze nka trauma, wenda kubera ubuzima yabayeho, kubera ibiki. Kuko ngewe n'ikiganiro yakoze kuri social media bwa mbere narakirebye, naramukurikiranye pe, naramukurikiranye bihagije. Ni nawe watumye nkumenya, nanabikubwiye, ndanamwaprocinga, ndamwandikira. Nawe nakwandikiye, nakwaprocinze kubera ineza wamugiriye, kugira ngo ibintu nanabisobanure neza. Ariko njye yantangaje cyane pe. Reje ntabwo uri umusore mubi wabona n'undi mukundana. Abakobwa i Kigali baruzuye, ni benshi, ntago wabona undi mukobwa wakumara irungu, ntago wamubura pe, niba koko ari byo. Ariko se ariko manange social media ni igitangaza, ni ukuri kw'Imana. Buriya muzajya musubira inyuma murebe ziriya video mwakoranye koko, oh my god. Aha ni hatari, ndakurahiye.